Philadelphia Imana iratsinda. Yesu nashimwe, Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Amen. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro, Imana igira neza. Yaturinze tukaba tubyutse turi amahoro, tubyutse turi bazima, yatandukanije umucyo n'umwijima. Imana yabaye mu ruhande rwacu. Imana ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro rwose. Ndashimira Imana y'amahoro igira neza. Reka dusenge twumve icyo Imana idushakaho. Urakoze Data wa twese, urakoze Nyaguhora ku ngoma, guhaye icyubahiro muri iki gitondo. Wagize neza, watandukanije umucyo n'umwijima, waturinze icuraburindi, waturinze umwijima, waturinze abagume n'abarozi, waturinze ibibi byose byagendaga mu bicuku by'ijoro. Ubana natwe, utugirira neza. Tuguhaye ikaze kuri uyu murongo wa Philadelphia, tuguhaye ikaze ku murimo wawe. Twongeye kukurarika Mwuka Wera ubane natwe kurushaho. Duhagaritse imbaraga zose zarwanya ijambo, izarwanya imitima y'abantu kugira ngo batumve ijambo kandi ritabakiza. Turararika Umwuka Wera, turaritse imbaraga z'Imana kugira ngo zitubonekeho. Urakoze urakarama, tuguhaye ikaze na karibu mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe. Babwiye ngo ni Gatera Jose nk'uko bisanzwe, guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro, Imana igira neza, Imana ishobora byose, iyaturinze tukaba turi bazima. Imana yacu ni ishimwe. Ubuzima ni ikintu gikomeye kandi kinatangwa n'Imana. Rero uyu munsi nje kwishimira kubw'urwo rukundo n'ubuntu bwayo. Imana ishimwe. Reka tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Mugisha Manase. Tugiye gufatanya ijambo ry'Imana kugira ngo tugeze ubutumwa bwiza ku bantu bose babukeneye. Turasoma mu gitabo cyo Kuva mu bice byaho 14, turahera ku murongo wa 15 tugere kuri 18. Karibu mukozi w'Imana. Yego murakoze. Umutwe w'ijambo ravuga ati Abisirayeli bambuka inyanja itukura nko ku butaka, Abanyegiputa bagerageje kubakurikira bararengerwa. Abisirayeli bambuka inyanja itukura nko ku butaka, Abanyegiputa bagerageje kubakurikira bahera ko bararengerwa, bahera ko ya nyanja irabamira. Bari bagerageje kubakurikira, bari babiganye. Ibintu byose byo kwigana ntabwo bishobora kugeza umuntu ku mugambi w'Imana. Ibintu wiganye bitari ibyawe Imana yakwihereye, ibintu wiganye uzabireke, ubirekure, ubyihorere. Ibintu wiganye si ibyawe, ubirekure, ubyihorere. Imana itugirire neza. Abisirayeli bambuka inyanja itukura, Abanyegiputa bagerageje kubakurikira bahera ko bararengerwa. Bari bagerageje gukurikira Abayisirayeli isezerano. Abantu bazashaka kurwanya isezerano, abantu bazashaka kurwanya umuhamagaro wawe, abantu bazashaka kurwanya agakiza Imana yaguhaye, bazarengerwa. Isi zabarengera, ibibazo bizabarengera. Abantu bazakurikira, bagakurikira bashaka kukuzimya, bagakurikira bashaka kuguhagarika, bagakurikira bashaka kuburizamo umugambi w'Imana. Imana izabakugirira nabi, Imana izabamerera nabi. Rero Imana itugirire neza. Hanyuma umurongo waho wa 15 hagize ngo iki? Umurongo wa 15. Uwiteka abaza Mose ati, ni iki gitumye unakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Nawe umanuke n'inkoni yawe. Urambure ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye. Nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye. Abisirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Nanjye ndanangira imitima y'Abanyegiputa, bajyemo babakurikire. Mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo
no ku ngabo ze zose no ku magare ye ahetswe n'amafarashi no ku magare ye ahetswe n'amafarashi abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka nimara kwihesha icyubahiro kuri Farawo n'amagare ye. abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka nimara kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku magare ye no kubahetswe n'amafarashi be. no kubahetswe n'amafarashi be. Imana itugirire neza. Amen. Aha ni igihe Abisirayeli bari mu kibazo hanyuma ikibazo ngo kirabakomerera, ikibazo kirabagora se, ariko Imana irahari. Nje kukubwira ngo turi kumwe n'Imana, mureke tugwize imbaraga z'umutima. Nje kukubwira ngo nugwize imbaraga z'umutima, gwize imbaraga z'umutima kugira ngo ubashe kwambuka inyanja itukura, kugira ngo ubashe kugera ku mugambi w'Imana, kugira ngo ubashe kugera ku cy'Imana yaguhamagariye, kugira ngo ubashe kuzuza inshingano zawe. Ni ukugwiza imbaraga z'umutima. Aba Bisirayeli bari bahamagawe n'Imana igihe babaga muri Egiputa, ngo Imana yagezaho, hari igihe Imana igeraho igakora, igeraho igahagarika indwara, igeraho igahagarika inzara, igeraho igahagarika intambara. Imana igeraho igakora, hari igihe iceceka, ariko hari n'igihe igeraho igakora ubwayo. Ngo Abisirayeli bari bamaze igihe kirekire mu kibazo, ariko Imana ishimwe ko igeraho ikafata umwanzuro, igeraho igakora. Imana ihabwa icyubahiro. Icyo gihe rero ngo Abisirayeli bari bamaze guhaguruka muri Egiputa, kuko Imana yari yarabwiye Mose ngo genda subirayo, ugende ubwire Farawo arekure ubwoko bwanjye bujye kunkorera. Ngo hanyuma Mose asubiyeyo abibwira Farawo arabarekura. Ariko kandi buriya Imana iguha isezerano, ariko aho rizanyura ntabwo ushobora kuhakubwira. Uzumve ko nguhaye urugo, ndakubakiye, nguhaye urubyaro, nguhaye urugo, nguhaye akazi, wa muntu ntabwo ikubwira inzira izabinyuzamo, kuko rimwe na rimwe ushobora no kumanika amaboko avuga uti ntabwo nabishobora, byihorere nigumire gutya, nigumire mu bacu, kamera nkaho mushuniye mu kazi. Kubera iki? Kuko Imana ijya guha Yosefu isezerano, yaramubwiye ngo azaba mukuru mu muryango, ariko ntiyamubwiye aho bizanyura. Mwibuke Yosefu yahuye n'urugamba, ahura n'intambara, arwana n'intambara zikomeye kandi arwanwa na bene se. Isezerano riracunda, rikagukuramo amavuta. Isezerano ry'Imana riracunda, kikubwiye ngo nguhaye urugo, kugira ngo urugereho urasenga, amavi agakoboka, ugasenga bakabwica, ubukwe bwaba buje, kandi koko Imana yakubwiye ngo nguhaye urugo, nguhaye fiance, nguhaye umugabo, ukabona aranaje ariko bakabwica. Rimwe na rimwe ukagira ngo byarangiye, hanyuma Imana ikongera ikanyuza mu isezerano ikarishakira inzira, bukaba byarangiza ikakubwira ngo nguhaye urubyaro, ugasama, wamara gusama inda ukarwara, ukajya kwa muganga, ukaruka, ukayiviraho, ibibazo bikaza, ukavuga uti ivuyemo noneho birarangiye, ariko Imana ikongera igahagarika. Bigusaba iki rero? Kudacogora, kugwiza imbaraga z'umutima. Mwene data, gwiza imbaraga z'umutima. Imana irahari, Imana irihagije, Imana irashoboye. Gwiza imbaraga z'umutima. Mu Kristo mwene data, Imana irashaka yuko ugwiza imbaraga z'umutima, kugira ngo ubashe kurwana urwo rugamba, ubashe kugera ku isezerano ryawe. Aba Bisirayeli bari bavuye muri Egiputa, bamaze kuva muri Egiputa, ngo Imana ibabwiye ngo nimuhaguruke mugende mujye kunkorera. Nubwo Farawo yari yarabimanye, ariko Imana yagezaho irabarekura, irategeka. Nubwo ibyo bibazo bikuriho, Imana igeraho igahagarika iyo ndwara, Imana igeraho igahagarika icyo kibazo, Imana igeraho igahagarika izo ntambara, Imana igeraho ikagusubiza mu rugo rwawe, Imana igeraho ikaguha urubyaro, Imana igeraho ikagushyingira. Imana igeraho igakora. Hari igihe iceceka, ariko hari igihe kigera Imana ikihagurukira igakora nk'Imana. Rero ndanje kukubwira ngo haguruka ubane n'Imana, ugwize imbaraga z'umutima.
kugira ngo ugere ku isezerano ryawe nuko ugwiza imbaraga z'umutima. Imana itugirire neza. Itubonye igihe rero Imana ibabwira ngo niki gitumye mu ntakira, bwira Abisirayeli bakomeze, ngo bari bageze ku nyanja igihe bavaga muri Egiputa, bageze ku nyanja itukura, ngo bageze ku nyanja babona ntibarubona ukuntu bambuka, babona bageze mu kibazo, babona ibintu birakomeye, babona ibibazo bihinduye isura, cyari ikibazo gikomeye. Hanyuma ngo Abisirayeli barataka, ngo babwira Mose bati muri Egiputa nta mva zabagayo, sibyo twavugaga, iyo tureka tukaguma muri Egiputa tugakorera Farawo kuruta kuko twagwa mu gasozi, sibyo twavugaga. Mose baramuhinduka, uzabone uri mu isezerano, bigeraho Imana ikavuga ngo nzagushyingira neza, uzakora ubukwe, uzakora mariage, wikwishyingira. Umusore akaza akavuga ati ndashaka ko twishyingira, utoya Imana yambwiye ubukwe, uyu ushaka ko twishyingira ntabwo ari uw'Imana. Imyaka ikagenda, yagera muri 30, yagera muri 40, bati twabivugaga, sibyo twakubwiraga. Wawe ndi wishingiye, ntubona ko byaye 3, ntubona ko byaye 4. Ariko reka nkubwire, Imana irakubwiye ngo gwiza imbaraga z'umutima. Imana irahari, Imana irahari, Imana yacu n'ubuhungiro. Ibona igaragara mu kibazo, igaragara mu kibazo. Imana n'ubuhungiro, igaragara mu kibazo. Wowe ikigushakaho no kugwiza imbaraga z'umutima. Imana itugirire neza, Imana yacu idushyigikire. Mwene data, igihe cyarageze, Abisirayeli ngo barataka, babwira Mose bati Mose utugenje ute, iyo turekera muri Egiputa, turatubwiye ngo Imana yavuze, turatubwiye ngo Imana tujyanye mu gihugu cy'isezerano, bigenze bite? Hari ibyo Imana yakubwiye, uyu munsi ureba urabona nta nzira, yubonye uri kwa muganga, yubonye uryamye mu bitaro, urabona nta nzira, ariko gwiza imbaraga z'umutima, inzira irahari. Imana izakugirira neza, Imana izakwiyereka. Mwene data, Imana ikeneye yuko ugwiza imbaraga z'umutima. Imana iturwanirire, Imana ikurwanirire. Nari mvuze ngo Imana ikurwanirire, nari mvuze ngo Imana iguhe kugwiza imbaraga z'umutima. Mu Kristo mwene data, Imana iguhe kugwiza imbaraga z'umutima. Imana irahari, Imana ishobora byose, Imana iguhe kugwiza imbaraga z'umutima. Abisirayeli ngo Uwiteka abaza Mose ngo niki gituma mutaka, niki gituma muboroga? Bwira Abisirayeli bakomeze, komeza usenge wa mukobwa we, komeza usenge wa mugabo we, komeza usenge wa mugore we, komeza usenge Imana. Imana irahari. Birashoboka yuko nawe Abisirayeli bataswaga nuko babonaga inyanja itukura imbere yabo. Ikindi cya kabiri bakabona na Farawo arabatuze. Icya gatatu bakabona imisozi hirya no hino, nta hantu bafite binyagamburira. Cyari ikibazo rero, ngo barataka, batakira Imana, baravuga bati turashize. Imana avuga ngo nimukomeze. Rero iravuga ngo bwira Abisirayeli bakomeze, kuko ndashaka kwihesha icyubahiro kuri Farawo, kugira ngo Abanyegiputa bazamenye ko Abisirayeli bafite Imana. Imana icyo kibazo zakiheshereza mu icyubahiro. Uyu munsi ntabwo ari Abisirayeli, uyu munsi ntabwo ari ni wowe, ntabwo ari Abanyegiputa, ariko wowe wasanga iyo misozi kuri inyuma, wo Farawo ukuri inyuma ugutuze, wasanga ari urugo rubi rugutugaritse. Hanyuma ikindi cya kabiri, wasanga iyo misozi kuri uruhande hari ukubura akazi, ari ubushomeri. Wasanga iyo nyanja kuri imbere hari uburwayi ufite bwanze gukira, rimwe na rimwe uricara ukibaza ngo buzakwica, ariko ntabwo bishoboka. Imana wizeye, Pawulo yarabivuze mu Befeso ibice 3:20, aravuga ngo iyo Mana dukorera ibasha gukora ngo ibiruta cyane ibyo dusaba, ngo nibyo twibwira. Iyo Mana ngo idukorera, iyo Mana ibasha gukora cyane biruta, ibasha gukamya iyo nyanja, ibasha kugukura hiyo misozi, ibasha kwigaragaza, ishobora kwihesha icyubahiro. Imana dukorera ishobora kwihesha icyubahiro ku buzima bwawe. Imana itugirire neza, Imana ikugirire neza. Naringize ngo Imana ikugirire neza. Amen. Reka dusomere ijambo riri mu Bami ba kabiri, ni ibice byaho 2 n'ubundi turahera ku murongo wa mbere. Mutwe w'ijambo ravuga ati Eliya azamurwa mu ijuru. Eliya azamurwa mu ijuru. Igihe Uwiteka yendaga kuzamura Eliya ngo amujyane mu ijuru. Igihe Uwiteka yendaga kuzamura Eliya ngo amujyane mu ijuru, amujyane muri serwakira.
amujyane muri serwakira. Eliya arahagurukana na Elisa i Gilugari. Eliya ahagurukana na Elisa i Gilugari. Eliya abwira Elisa ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye i Beteli. Elisa aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwanjye ntabwo nsigara. Nuko baramanuka bajya i Beteli. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Beteli baraza gusanganira Elisa. Baramubwira bati aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja. Arabasubiza ati ye ndabizi ariko nimuceceke. Eliya arongera aramubwira ati Elisa ndakwinginze sigara hano uko Uwiteka antumye i Yeriko. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko bajya i Yeriko. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Yeriko basanga Elisa. Baramubaza bati aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja. Aramusubiza ati ye ndabizi ariko nimuceceke. Eliya arongera aramubwira ati sigara hano kuko Uwiteka antumye i Yorodani. Nuko nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Ntabwo nasigara. Nuko barajyana bombi maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50. Baragenda bahagarara kure aho bitegeye. Ariko ubwabo bombi bageze i Yorodani barahagarara. Eliya yenda umwitero we arawuzinga awukubita mu mazi ugabanyamo kabiri. Amwe ajya ukwayo andi ajya ukwayo. Bombi bambukira ahumutse. Bageze hakurya. Eliya abwira Elisa ati saba icyo ushaka cyose ndakigukorera naratandukanywa nawe. Elisa aramusubiza ati ndakwinginze ndaga umugabane ibiri y'umwuka wawe. Elisa aramusubiza ati uransaba ikiruhije cyane. Eliya aramusubiza ati uransaba ikiruhije cyane. Nukukurwaho bikubere bityo. Ariko nutambona siko biri bube. Mana iguha umugisha. Amen. Dusomye amagambo asa nkaho ari menshi ariko meza. Dusomye ku nkuru z'abantu babiri. Uwitwa Eliya niwe birivuze, ariko ndashaka kuvuga kuri Elisa nawe, kuko Elisa
yari yagwije imbaraga z'umutima. Igihe cyose wagwije imbaraga z'umutima ubasha kugera ku mugambi w'Imana, ubasha kugera ku cyo wifuza, ubasha kurwana ukanesha urugamba uko rwaba rumeze kose. Iyo ufite imbaraga z'umutima nta rugamba rukunanira, nta rugamba utsindwa. Uyu Elisa niwe ngiye kuvuga, yari yaragwije imbaraga z'umutima. Abana na Eliya, abona Eliya ari mu mwuka w'Imana, abona Eliya afite ibintu byinshi amurusha by'Imana, abona afite imbaraga z'Imana amurusha. Aravuga ngo uyu mugabo sinamurekura, amwikomezaho. Ntukarekure iby'umumaro, ntukarekure agakiza. Kabona niyo wagera mu bibazo, kabona niyo wagera mu ntambara, ntukarekure umusaraba, ntukarekure Kristo. Elisa niba yarafashe Eliya akamukomeza, aramukomeza, komeza Imana nawe. Hanyuma aramukomeza. Elisa aramubwira ngo nsaba icyo ushaka ntaragukurwaho. Elisa amusaba iby'umumaro, amusaba 1/2 cy'umwuka wera, amusaba imbaraga z'Imana. Mwene data, ndagira ngo nawe ukomeze Kristo, ukomeze umusaraba, ukomeze inzira nziza, ugwize imbaraga z'umutima. Imana iragushaka kugwiza imbaraga z'umutima, Imana iragushaka kugwiza imbaraga z'umutima kugira ngo ugere ku mugambi w'Imana. Imana irashaka kugwiza imbaraga z'umutima. Birashoboka. Uyu munsi sinzi icyo ufashe, sinzi icyo wakomeje, sinzi kwizera kwawe uko kungana, ariko ibibazo uhagazemo gwiza imbaraga z'umutima. Elisa yari afite ibibazo kuko ntabwo yari gushobora kugusubira inyuma ngo abishobore. Inyuma hamusabaga izindi imbaraga z'Imana, ariko aravuga ngo reka ngwiza imbaraga z'umutima. Abahanuzi barahanuye, abana baravuze, bamubwira iby'Imana imuvugaho, ariko aravuga ngo ya nikomeje kuri Elisa, kuri Eliya ari mu imbaraga z'Imana, uyikomeje kuri indi, ikomeze kuri Kristo. Gwiza imbaraga z'umutima. Nje kukubwira ngo gwiza imbaraga z'umutima. Ibibazo Imana izabyiheshereza mu icyubahiro. Intambara Imana izihesha icyubahiro, izagaragaza ubumana bwayo, izagaragaza imbaraga zayo, izagaragaza ubutsinzi, izagaragaza kunesha. Mwene data, nje kukubwira ngo gwiza imbaraga z'umutima. Reka dusenge Imana iguhe kugwiza imbaraga z'umutima. Nizo ukeneye zonyine, ibindi byose Imana irabishoboye. Uri gucundwa n'isezerano, uri mu kibazo, uri mu ishuri ry'Imana, ufite uburwayi bwanze kukuvaho, ufite intambara nyinshi, aho uhagaze simpazi, ariko icyo nje kukubwira gwiza imbaraga z'umutima, gwiza imbaraga z'umutima. Kristo arahari, ashobora byose. Kristo arahari, ari hejuru ya byose. Mwene data, Imana ikugirire neza, iguhe kugwiza imbaraga z'umutima. Urakoze Mana, iri ni ijambo ryawe. Hari umugore unaniwe, hari umugabo unaniwe, hari umusore unaniwe, ariko ubahe kugwiza imbaraga z'umutima kugira ngo babashe kunyura muri izi ntambara, kugira ngo babashe kunyura muri uru rugamba, kugira ngo babashe gutsinda, kugira ngo babashe kugeraho Mana aho basiganirwa. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze, kiza abarwayi, abarushye, abaremerewe, bafite ibibazo. Uri Imana uri karuhura, baruhure Kristo. Urakoze kubishoboye, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ni Gatera Jose nkuko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Reka mbabwire telefone yanjye kugira ngo birashoboka yuko wampamagara nkagusobanurira kubwo kuguza imbaraga z'umutima, cyangwa ni 0785989444. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Philadelphia, Imana irakira.